twabajije mu nyigo yacu abantu 90 cyane nkuko twari twabasobanurije tumaze igihe amezi arenze 5 dukora ubushakashatsi kuri icyogo cy'uruzi rwa Nile ariko cyane cyane dushaka kumenya uko cyanduzwa cyangwa se cyangizwa n'ibintu bitandukanye kandi twaje kumenya ko ibyinshi bicyanduza harimo imyanda iva mu rugo turuka mu rugo imyanda ituruka mu nganda ndetse no mu magaraje ari hariya hose za Nyabugogo n'ahandi hatandukanye n'ibindi biva mu aho bacukura amabuye y'agaciro na za kariyeri zindi ariko kandi nkuko mwabibonye twabonye ko n'ikiriya kimoteri cyanduba nacyo kiri mu bibazo nabo byangiza kuko imyanda yose ivamo igura n'amazi bikata bijya muri Nyabugogo Nyabarongo bikaba bigiye muri Nili. So ikintu cya mbere nkuko twabigaragaje amategeko arahari ndetse n'amabwiriza arahari amategeko ya leta amwe ahari avuga ko abantu bagomba guhinga nibura bashizeho metero zingahe zirahari ndumva ari 30 umuntu agomba kwirinda atagomba guhinga hafi y'umugezi cyangwa se y'ikiyaga ariko abaturage ntabwo babyubahiriza. So cyambere dusaba n'iki nuko inzego z'ibanze zigomba gushishikariza abaturage kubahiriza ari amabwiriza zira metero zashizeho kugira ngo abantu be kuhinga hafi y'umugezi zubahirizwe. Abaturage bagomba kubahiriza ayo mabwiriza nabo n'ayo mategeko ariko cyane mu gihe batayubahirije inzego z'ibanze zibigiramo uruhare zihaguruke ari urwego rw'umudugudu ari urwego rw'akagari ari umurenge ari akarere bose bahaguruke babishiremo imbaraga kugira ngo bishobore kuba byakubahirizwa. Nibwo buryo bwa mbere bushobora gukorwa. Cya kabiri ariko noneho abantu bari bafite amagaraje ndetse n'inganda bafata imyenda yabo yose bakahita bajugunya mu ruzi cyangwa se muri za ruhurura bikahita bimanura muri Nyabarongo na Nyabugogo na Nyabarongo n'ahandi hose. Nabo habeho inzego zishinzwe bya bigo bya leta harimo Rema harimo iriya ishinzwe ubuziranenge nizaye zigarukira kureba amazu gusuku nameze neza ahubwo zireba se n'imyanda iva hano muyishira he ijya he igarukira he. Ibyo nayo babishiramo imbaraga bibe byakorwa cyane. Aho kandi nko mubizi dufite n'ikibazo cyo bita cy'ikusanyirizo rusange y'imyanda yose iva mu mujyi wa Kigali mu cyongereza bayita Central Sewage System. Nuvuga ngo imyanda yose iva mu mujyi yagomba kugira ahantu uburyo igenda ihura ikagira ahantu hamwe ijya. Icyo kintu umushinga umaze igihe kinini cyane uvugwa ndetse utegurwa ari mu mujyi wa Kigali babigiyemo barategura na Minisiteri y'Remezo babonye amafaranga yo kubikora. Na nubu kanje ku gitana navuga ko bikiri mu magambo kuko nta kintu kifatika turabona kandi imyaka ibaye n'imyaniko n'amafaranga yabonetse menshi cyane. Twavuga ibi byihutishwe iryo kusanyirizo rusange kugira ngo nibura imyanda iva mu ngo itandukanye igira ahantu ijya. Ibyo nabyo bizajya bifasha ndavuga imyanda iva muri za toilette n'amazi tukaraba n'iki byose bigira ahantu bijya. Yewe ari n'abashobora kubibyaza umusaruro konzi ko mu bindi bihugu bashobora kubikusanya bakabikuramo amazi meza abantu bashobora gukoresha mu kuhira imirima n'ibindi byose. Icyo cyakorwa na kiriya kimoteri cyanduba naho gahunda zimaze igihe kinini cyane zivugwa yuko kizakorwa kizatunganywa ariko kugeza amagingaya nabyo kavuga ko bikiri mu mpapuro ntabwo birafatika. Turifuza ko nayo byihuta vuba. Ndabizi yuko mu wa Kigali bavuze ngo bazabikora ariko baravuga ko bazabikora bavuga ko biri mu nzira ariko izo nzira ziva mu nzira bijye mu bikorwa nayo bidufashe kugira ngo imyanda cyangwa se iriya myanda yo mu kimoteri cyanduba ishobora gufatwa neza ari amazi avamo bita mu cyongereza ngo treated water ntabwo yahitamanuka ikuzimu ngo ajye kura nandi kwangiza ahandi hose rero tube twanywa amazi mabi. Duva muri make navuga nk'ibyo. Ibyo muvuga ntibikorwe muzavuga kugeza ryari? Twebwe inshingano yacu ni ukuvugira abaturage ntabwo tuzaceceka cyangwa tuzarekeraho kuvugira abaturage keretse ibyo byose dusaba bimaze gukorwa. Mu gihe bitakozwe tuzakomeza tuvuga ijwi ryacu aho dufite hose ijambo ari mu nteko ishinga amategeko ari muri Sena ari muri forum y'inteko ya politike ari mu itangazamakuru n'ahandi hose twagera tuzakomeza tuvuganira abaturage kugira ngo bikemuke kuko ni ibintu bireba ubuzima bw'abaturage. Abana bararwara indwara zitandukanye zivuye natwe abakuru ndetse n'abana biriya biva muri iyo myanda yose tubigira mu mazi tunywa nibo bavuga ngo bayasukuye ngo bashizemo umuti ariko ari ubukoko butera indwara butashobora gupfa ko bashyizemo umuti. Usanga noneho abantu turwara indwara kandi zimaze kuba nyinshi cyane ku bamama abagore basigaye barwara indwara nyinshi cyane ziba bavuga za kanseri zitandukanye natwe za kanseri ku bagabo izo bita za prostate byose biva muri iyo bintu byose bitandukanye b'imana tuba twariye. Buri kintu cyose kiba ku mubiri kiteza umubiri w'umuntu kiba cyavuye mu kintu yariye cyavuye ahantu habi ndetse n'umwuka mubi twahumeze. Ubushakashatsi twakoze nk'uko mwabyumvishe bwari ubwagaragazaga kwihumana ry'ikirere n'amazi yo mu mugezi wa Nile
twihereye kuri Nyabarongo. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko bimwe mu bibutera, icya mbere cyatuma ariya mazi ahumana ari imyanda ivuye mu rugo ingana na 47.8%. Ibindi ubuhinzi budakoze ku buryo burwanya isuri bukangana na 24.4%. Ibivuye mu nganda n'amagaraje bikaba 18.8%. Ibivuye mu gucukura amabuye y'agaciro bikangana n'10%. Ibijyanye n'ingaruka z'iyo myanda, ingaruka nuko twasanze yuko bitera indwara zinyuranye, bikangiza ubuzima. Urumva iyo amazi yahumanye ahinduka adashobora gukoreshwa cyangwa akagira ingaruka haba mu buzima bw'amatungo, bw'abantu. Ku ndwara rero twasanze abantu bagira indwara nyinshi zijyanye n'ihumana ry'ariya mazi 80%. Noneho hakabaho kubura kw'amafi, gupfa kw'amafi ndetse no kwangirika kw'ibindi binyabuzima biba mu mazi bingana na 15.6%. Bigatera n'inzara kuko batejeje neza 2.2%. Noneho hariho n'abagiye bagira ubuzima, umusaruro w'amatungo wabo ukagabanuka bijyanye na 2.2%. rekomandasiyo cyangwa se ibyo musaba baba abaturage ndetse n'inzego za leta zo n'ibindi? Abaturage turabasaba kubahiriza amabwiriza n'amategeko bahabwa. Ubushakashatsi bwanyu mwakoze ku bantu bangahe, mwabasanze hehe, nibe byiciro mwibanzeho? Ubushakashatsi bwacu bwakoze ku bantu baturiye uriya mugezi wa Nyabarongo, cyane cyane ikibaya cya Nyabugogo. Abenshi twagendaga tubasanga aho bakorera mu magaraje, twibanda n'abaturiye kiriya kimoteri cya Nduba, tujya no mu nganda, hanyuma dusura n'izindi nzego zifata ibyemezo, haba umujyi wa Kigali, Minisiteri y'Ibidukikije, REMA ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze. Nta mibare ifatika mwarashingiyeho muvuga ati twakoreshaga imibare y'abaturage bangana? Twabajije abaturage bangana n'umubare w'abantu 90. Muri bo 53 bari abagabo, 47 bari abadamu. Umuturage kugira ngo mbe muri rusange iby'icyo kibazo, kuvuga ngo ikigogo cy'uruzi wenda rwa Nili kirangirika bikamugenga, umuturage ari buze kubyumva gute? N'ubuhe buryo zo gukoresha kugira ngo kumwumvishe ko ari ikibazo gikomeye? Ikibazo tugomba kwigisha nyamukuru ni ukubanza tukereka abaturage, nabo barabyibonera benshi, ingaruka ziterwa no kuba bitarengewe. Twigeze kubivuga hano, biragenda bikagira, usibye no kugira ku buzima ku buryo butaziguye, ngo abantu barwaye ayo mazi atakoreshwaga neza, muza bajyaga kuvoma hariya mu ingona zikabarya, bataye ubuzima bwabo. Mujya mubona hari abana twasangaga bajya gukarabira hariya muri kiriya kibaya. Turetse n'ibyo ariko babona n'imihindagurikire y'ikirere. Ubu twavugaga ko muri iki gihe twarimo, ubu abantu bari kuba batangiye kubona imvura, batangiye kumeza imyaka yabo, ariko ntabwo biratangira. Ibyo byose ni ingaruka zihungabana, ziyangirika ry'ikirere, bigahindura n'imihindagurikire y'ibihe. Murakoze.